Pst.KIBONKE bariyahuye ko namwe haje rero nabyo ushitana ari marakora kandi ngo yari pasiteri kandi byavuzwe na wundi w'umuzimu ubwo reba ubwo mukaba bamushimusa ubwo yabarwanyaga se rega baramenya ngo iyo turi gusenga kuzimu babura amahoro. Ibaze ko ngo byavuzwe na mama Chance avuga se ko ngo hari umupasiteri nawe ngomba gutwara. None se avuze gutyo mwumva kari kibonge nese KIBONKE kari we wagiye kandi ari pasiteri ubwo mu gitondo ndagenda undi marayiko busize twasanasa navuga ngo mana ongera ugaruke mu ngo cyatwaye kwangira cyose matwara rizamuye mana yongere yubake ngo izana urukundo mu ngo zubatse abantu barimo babanye nda rukundo umuntu akumva wabaye mu nzu ari byo uvuga we yishakira ubutunzi ariko hagati n'umugore we ari ibibazo nda rukundo ruhari mbagahurira mu modoka ariko bataha ngo bakabasha mu cyumba cye n'undi akajya mu cyumba cye kandi bariho rero Uwiteka yongere asuke mwuka wera mu ngo zubatse imitima y'abagore Imana yongere yimanukemo imitima y'abagabo Imana umwuka wera yongere agira uti ayimanukemo mbese data uwo mu ijuru yongera azakora operation kandi rega sano mu Rwanda gusa icyo kibazo kiri iki n'isi yose kiri ku isi muri rusange ni ku isi kuko uri mu Rwanda arimo ararira uri muri Kenya arimo ararira uri muri Tanzania arimo ararira uri mu Burundi arimo ararira no muri Kongo barimo bararira Uganda barati rwose ngo biraducanze ko umugabo ugira ati rwose ndarusha waje ko umugore ati naje ndarusha ukibaza ibi bintu Yesu we wenyine twemerere tuzanye icyifuzo cy'ingo zubatse twemerere mwuka wera wongera ushira mu mwuka wo gusabana abapapa basabane n'abafasha babo abana basabane n'ababyeyi babo uri Imana ifite ubutwari uri Imana ifite ubushobozi latosi efoneba mwuka wera tembera muri izi ngo Yes, ngo ikaze na karibu kuri Derifins TV amahoro y'Imana nabane nawe reka nizere ko umeze neza waba uherereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu amahoro y'Imana nakugeraho njye wumva rero ni fiacre nk'ibisanzwe kuri uyu munsi nkaba nagarutse ahangaha mbere na mbere reka maze mbifurize umunsi mwiza. Uyu munsi rero twagaruye wawe ndi musanzwe mumenyereye nitsindagira nk'umuhanuzi w'Imana umuvugabutumwa umwana w'Imana ikirenze ibyo ngibyo akaba anabihamya n'umutima we siko bimezera niko bimeze umeze neza ariko meze neza ndamahoro ndabona nta kibazo rwose akanyamuneza ni kose bona akayaga karahari mpamvu muratanezererwa dore muri iyi weekend ishize rero yego nahuriyemo n'ingorane wowe simeze gute navuye mu rugo nk'ibisanzwe nambaye umupira w'imbeho izuba ryiriwe ryankubise kuko nari menyereye ko nyine iyo bigeze ku kagoroba imvura ihitigwa ariko mu minsi yashize ikirere cyarabinkoraga nkava mu rugo nta mupira mfite nagenda natirimuka gatoya imvura igahitigwa ubu niryo shano wahuye naryo se ntago bize narahiye ngeze ngo rekere ikintu wahuye nacyo ugenda mu nzira ibyo byose bigorane buri muntu wese aba afite ibimugoye wa muntu we ubwo nawo ni umutwaro wari ukuremereye wahuye nawe urakuremereye ahara n'iki noneho uzi kwambara igipira cy'imbeho ndabizi se nta mbeho ihari
ahubwo uteganya ko iri buze ntize nese urumva Imana itaramanye muri make wahuye n'uruva gusenya ahora niki none ubwo rero ikibazo ari igihe uzareka kuwitwaza ikunyage nanjye rero ngo nomba mfite ikibazo ugomba kwihangana ukajihora witwaye neze none reba izuba ritumereye nabi usika n'akavumbi kagarutse ubona ari izuba rihari amasaha akavumbi kagarutse ariko ndabona ikirere kiri gusa sinage ndakwakiriye rero ndakwakiriye kandi courage ya courage tusanzwe tukuzeho ariko reka menyeshe n'abantu ko narwaye da batagira ngo nibyo uri kwigera warembye nabibonye ese wararwaye nanjye kwibariza warwaye biturutse ku uwo munsi oya ndavuga wowe ni wowe urwaye nge ndi muzima yeze nge rwaye nge ni ibicurane n'umuyaga nyine nibyo niyo mpamvu kaga courage kagiye ariko ndakundi ariko ndi muzima urebye kuko abarebye bagiye mu bitaro Imana ishimwe rero kuburi guhumeka ariko yego sindage karame sinzi impamvu ndi kugukunda muri iyi minsi ega ijambo ry'Imana avuze ngo tugomba gukundana ngiye ni ibintu ngiye kubwira abantu ngiye kubyiyemeza nibura hagatatu mu cyumweru bagiye bakubona Feyaki ibyo bintu urabyemeje gatatu mu cyumweru mu gihe ngewe nkiri muri kariyeri gatatu mu cyumweru bagiye bakubona none se igenda hari uzangura kereke wawe ntahazi bageze rero neze abandi banoze ariko Feyaki sinagi kereke wawe ntahazi impamo y'Imana Feyaki rwose nibwo wenda wambwira ibyo bintu nkumva cyakoze ndaje muri nuje mbura kumanwa uzaje mbura nijoro ntago nakubura ubwo zi telefone zimaze iki abandi sine bangenera babe bihanganye muri iki gihe uruwa nese niba ungunza abakunzi babe batagunze ubwo se ninde aho sinagi ubu koko nawe ufite abakwanga suko ntabwo ubugize turi mwisi none se ubwo bakwanga bakuzize iki ntugwa nabi ntutukana ntuvuga nabi uziko na Yesu rereka ntugira amagambo ayiwe nta ukundwa na bose mwerema ko na Yesu ubwe ndibigeze bamukunda bamwemera reka ibyo ngibyo umbwira yego nibyo ariko burya abo bakwanga ntufate n'umwanya wo kubamenya kuko ntacyo byakumarira yena nicyo byamfata muri gihe none se abakwanga urabazi singana bamenye none se niba utabazi ushingiraho uvuga ngo barakwanga ariko nyine mbikubwiye turi mwisi ariko iyo sinjye sinyibamo twese niko tugukunda fya aya tubwizanye abana mwese mwiganye niko bagukunze karisi utuyemo niko bose bagukunda oya rego ushaka kumpakanya nkaho uri ngewe Imana ibishimira ko bangunda gusa ariko none se sibyo ushaka kumpakanya nkaho uri ngewe impamvu mukubwira ko bose ndibangunda nabikubisobanurira gaje ngurikiza ibyanditswe yego na Yesu ubwe ndibamukunze bose kandi bo Yesu yagiriye neza none reka duhite twinjirira aho ngaho bamuhoraga iki nyine urabareba Yesu yagiye akorera abandi bitangaza abandi bemere kari bitangaza Yesu agira ute akora yego mwavuga ngo Yesu ari izindi mbaraga agira ute akoresha biri batubwira ngo abahanuzi ngo binyomara na Yesu barabivuze ngo akora ngo nimba izindi mbaraga nizakorera akora ahandi yego none abo bamwe yagiriye neza nese si bamubambishije oya sobaze ngo nabambwe kandi amakuru ukuntu byanditswe ngo yakoraga ibitangaza ku sabato niyo mpamvu neze ndi misondo yakoragamo ibitangaza none se ubundi ubwo tukajya gusenga ku sabato vugira barara ahantu uja kwinjira nk'abanyamakuru kinagira ngasho wija kuvuga ngo mbe n'abandi basanga kwiza ubugiye kubacira urubanza oya ntago giye kubacira urubanza kuko nabo ntabwo bari bahari nyine byumva imyaka 2000 ishize ariko hano arabana none se Yesu abambwe n'abatari abantu nyine bamujijije ko akora ibitangaza ku sabato ndago ari biriya nubwo bimeze gutya n'indi misi akoraga ibitangaza ariko nyine impamvu nyamukuru nicyo kintu none se feya nase ndaje ntago ari byo Bibiliya nikitubwira siko wasomye Bibiliya none se kudashaka gukurikiza ibyanditse nyine ariko Yesu we
nyine burangiye kukurega tunakuramo impamvu nararebye nsanga ari impamvu bo bashaka kundetitiva kugira ngo bo bwabo bayemeze ko ifatika igaragara yego ariko bananye ngiranye na turi kumvikana tunakura ikintu nagushaka icyo nagushura kugira ngo kigaragariza abantu ko twangana nk'igikize ubusubizo ngo cyawura tukuranye turi kuri kamera ariko buramugageza akantu gato kabakaho wati tsindagira fiyake cyo Imana izabiturinde ariko kuva ngo nataranya amagambo natsindagira nge tsindagira reka nkubwize kandi abantu abakundanye nibo bashwana tsindagira nge reka nkubwize ukuri sibyo uko ureba ntinye Imana n'umuhanuzi buriya mutinya kubi Imana izabigufashemo tsindagira n'umuhanuzi mutinya kubi urumva dushobora kuba tuganira pe ariko iyo bigeze hari ahantu kuri uriya murimo genda gake ushiraho akadomo genda gake ntabwo nshaka kuziteranya n'abantu ngo oya bakunzi bacu ba Derifins TV bari abantu mujye mubareba aho uzi umuntu uvugana n'Imana tuje mu kindi tugire okay ntacyo bitwaye icy'ingenzi yego kunda mugenzi wawe nguko wikunda ko ijambo ry'Imana rivuga ndasubije amaramya ngo niwe wavuga impano ukavuga indimi ngiza wa marayika yego ariko ndarukundo ruriho niyo nahanura ibuye rikavora ikimukira handi umusozi ugakurwa hayo ukaja kundi musozi ariko ndarukundo yego ndacu ibyo byatumarira rero abangana bosinzi yobaza ariko bigomba kubaho ariko none nje ndagira ngo nshikaze mugenzi wangu kukura mugenzi uko kugira ute wikunda niba mbonye fiyake numve ko ari ngiye fiyake ari ngiye indutse fiyake ni urugero niba fiyake yaburaye numve ko nanjye naburaye fiyake niba mbonye yambaye ubusa mvuga ngo ariko hari icyo nakorera namarira fiyake niba urugero ndacerekezo kizima afite nge ngifite numve ko fiyake namutera ingunga asitsindaje karame reka duhite tubijyamo neza none uri impuguke sibyo kuri ibi bintu ubundi nta kabazo k'amatsiko ubundi ishyari rivaye kuri ijambo ry'Imana ribivuga kuri shitani ribivuga shitani uduteza amashari ubushize nigeze nazanye MUTESI ahangaha yego abivugaho ariko sinanyorwa ishyari riva kuri shitani bundi nda muntu utwaganisha uretse ni shitani utwanga shitani ni uzana ishari cyane ubyemere cyangwa uruhere shitani ni uzanye niki ishari ubu nkabona wubatse inzu urumva wabaga mu bukode twabanaga mu bukode cyane cyangwa se njyewe uri kugiriye nanjye mfite inzu ariko nkifuza ko uguma mu bukode cyane ho shitani ashinzwe kese shitani ashinzwe gufata abantu bavugaga rumwe akabasha mu mwuka w'irute wo kubatanya uyu munsi nshobora kugura ipataro shitani akaza akora akabyatitsinagira ipataro yambaye irahenze ariko yimwangire cyo nabyo biba umuntu akaja gushaka uburozi bwo kukwica kuko wabyaye umwana rero ndawundi bugome buva kuri shitani ni utwanga akaduteza abantu ko nabari mu kazi noneho nshaka ahantu bungukira nkahabura banarunguka none se banarunguka kuko nabo batunguka banarunguka none se umuntu yakurwanya kabiri gatatu kandi adafite inyungu ubwo se gute nibo babizi mbaza ngo gute rose ijye nibo babizi wowe mu buzima bwawe nta muntu yigeze ugirira ishyari tsindaje tuvugisha ukuri mbwira Imana izana bindinde ngewe burareka ngo ubwize kuri fiya n'abandi tugendana barabizi ngewe uyu munsi iyo umuntu ambwiye ngo ari igitangaza Imana yamukoreye mufasha gushima yego mpamvu niyo mufasha gushima nabandi uyu muntu ari ku murongo kw'Imana ikoze igitangaza agiye iruhande n'undi agiyeho yego rero ngewe watabawe numva nyuzwe
mbereza Imana icyubahiro byandi Uwiteka ashimwe uyu muntu uramutabaye kuba umutabaye bimba imbaraga zo kuva ko naje ejo nzatabarwa amen cyo bimba imbaraga ngavuga ngo niba urugero niba umuntu yavuze ngo Imana yambaye inzu yego kandi ari nzi ko ndacerekezaga izute afite ndabandi Uwiteka wewe ukoreye mu umuntu ukawumuhaye inzu nanje ngira kwiza avuga ngo kuko nzi kitarobanura ku butoni ndavuga ngo iyi Imana itanze inzu iyi Imana itanze urubyaro iyi Imana iciye umugozi y'umukobwa agashaka ndavuga ngo na wa wundi uri inyuma nawe ejo azashaka yego ibyo biranezeza kandi burareka ngo byashufiya ningugirira ishari nanjye nzaba ngigiriye ningugirira ishari nanjye nzaba ngigiriye kuko Imana irabyitegereza niba uyu munsi yari ishobora kuba inzu y'ibyumba 3 yego ngakugirira ishari yari kuzamba inzu y'ibyumba 5 ningugirira ishari zamba y'icumba kimwe cyane y'inyuma kuko ni ishari nyine kandi ishari ririca ibyo nibyo numba renge ndagira ishari warumva umuntu wagwa akabyagutsanaga mugira ishari muri kareka sibikanabe ha twigendere rero yego data twigere kuri iyi mihanda ku mihanda biri kuvugwa kuri iyi mihanda ngibikisumwa Pst.KIBONKE bariyahuye ko namwe rero nabyo ushitana ari marakora kandi ngo yari pasiteri kandi byavuzwe na wa wundi w'umuzimu ubwo reba ubwo mukara bamushimusa ubwo yabarwanyaga se rega baramenya ngo iyo turi gusenga kuzimu babura amahoro ibaze ko ngo byavuzwe na mama Chance avuga ngo avuga ko ngo hari umupasiteri nawe ngomba gutwara none se avuze gutyo mwumva kari kibonge none Kibonke kari we wagiye kandi ari pasiteri ubwo mu gitondo ndahagenda undi ni ikibazo ngo yaravuze ngo pato ugiye kugera none niba ejo hagenda undi biragenda gute ntabwo rero kuba katari yagenda twebwe ubwo twemereje ko Kibonge ari wo bajanye yego izamuherezo gese uyu mudayimoni Kibonge bavuze ngo navuze mbire bambona kundu yiyahuye nibuka wa mugabo bushize ne wapfuye yahuye kandi ngo yazize umugore kawo mubiza wari wawo ndi boss w'ibizo witwikanye n'abana witwikanye n'abana ko ndibaza bari ibintu nibaza kubura umunyamasengesho baravuganye nayo ukagenda ukiyahura nabyo nagahinda fya nagahinda warasense Imana ikakubwira ngo nzakurengera ikakubwira ngo nzagutabara warangiza ugahangara ukiyahura ntabwo ukiyahurira umugore ariko reka twumvikane uko waba ukomeye kose iyo bigeze ku mugore bindi ariko naje kubibona waje kubibona ngaho ari uwo nguwo kandi reka noneho tubihuza ari ibintu bibiri sibyo ari uwo nguwo boss w'ibiza yego ibiza resort hano i Musanze yiyahuye kubera ko ngo yareraga umwana akeka atanahamye ndabyuka akeka ko katari wamubyaye ariyahura kubera iki umugore cyo si kimwe ikindi cya kabiri Pst.KIBONKE atuma hesanse arishumika kubera iki umugore kuko mbere bamuzimya yaravugaga ati umugore yarampemukiye bamuzimya nyine ari kwaka none ikibazo gihari reka ngubwire ikibazo gihari uvuze urawiyahuye avuga ko umwana akiga kataruwe uyu munsi umwana arahari yitwikanye nawe yamutwikanye nawe arapfa aha abe nabo ndarumva warokotse sirikoreye umugore ndahari arahari rwose uyu wapfuye umugore wandi yasigaye cyane rero reka ngubwire ngeze kuri nivo naguhunga ubwo naruvamo ngagenda kaje gushakisha ubundi buzima senda icyo gihe buriya nta nubwo wabona mukunda
nose uyu nguyu we yatubyiza kugaragaza ko ngo n'umugore nukufata umugozi ngimanika wasanga ari cyo kimenyetso njya nese sibyo ubuzima burakomeza ntabwo nagaje kubuhendahenda kandi amagara agurana ngo ubuzima mwene mama tubwizanye ukuri ubundi kukira umusore ubundi nk'ibyo y'urugo byinshi kandi bizatuma ahubwo ngiye ndi kubona ibintu bizatuma utaza ari umugore ibintu nzabivamo bizatuma utaza ari umugore ko ni kukwitegereza usibye ko nkiri na mutoya ariko tsindaye yego ibi bintu ntekereza ko na leta yakabihagurukiye ikindi n'Imana ni mudasenga mwebwe tuziho ubwo bushobozi ko mushoboye guhamagara nawe shiremo ubwo ngo nitudasenga nawe shiremo kuko ntacyo reka nanjye njyemo nitudasenga mwoka byara abagabo muzajya mubabona noneho bari no kwirukanka ku musozi kubera guta umutwe aho uvuga ngo leta urayirenganya oya kuko izi ni kese ebyiri zimaze kwamamara we nizuze ubwo se ebyiri gusa izimaze kwamamara zikavugwa n'abantu reka ngo baze kubera iki muvuga ku bagabo ko bagabo biyahuye kwibariza n'abagore bavugire oya ntacyo oya nanjye ntago ngiye kuvuga ko itonde ntago ngiye kuvuga ko n'abagabo ari intungane itonde nyine ndago ko buri gihe ko muza mutubwira ikibazo cy'abagabo nta bagore bari gupfa bishwe n'abagabo ko mubo mutabavuga uwo muze mubibavugeho ntabo nzi ndabuze tinyira Imana yo mu ijuru arahari arahari ndabuze umugore wiyahuye kubera umugabo ndawigeze wumva umugabo yishe se umugabo akica umugore ibyo byo birahari none bwo iyo bibaye guco ko izo comment mutazitanga vuga ati ariko kuyu mugore yapfuye we uyu mugabo we bimeze gute kubera iki muri impamvu ivuze musigaye muravuga ngo musigaye muvuga mukagaragaza akarengane kanya abagabo by'igitsina gabo ariko mugaragaza akarengane k'igitsina gore kandi nabo yo turebye nako karahari tsindanye akarengane k'abagore none bo mubivuga nako karahari ariko tsindanye yego buri umugore azi kwihangana reka twumvikane so tunze umugore cyane bajya bavuga ntazibana zidakomanya amahembe icyo cyo turacyemeranyaho sibyo mbwa n'ibyo ngo nikiri umwana shawo mwana wa viziyo ko mwana wowe ngo bari kuvuka azi Instagram na za Facebook ibi ngiye mwebwe mutendo ni ibyahanuwe bura ndibaza kuba uri umugabo umugore akubyara abana 3-4 ugahangara ukafata umwanya yego ukica umuntu w'umugore wawe kongera ibyo mbaritse kubona nuko banda bikurika bambi kubajije mbona umugabo ngo yafashe niba ari umuhina kwita umugore arapfa niba ari muri sahe sibaye nguze kwikurikira ariko nzambikurikira none ubutanza bikurikira mbikubaze kuko mbambi kubwiye ubushize waraje umbaza ku kibazo cya Kibonke yego ngivuga cya mama chance kibiza kibiza ngiye kubwiraho uyu munsi unzaniye ikibazo cy'umupatiri witwa Kibonke ariko kubera iki mutibaza se ko uyu mugore wa yapfuye we uyu mugabo wamwishe we aratekereza iki nitwe tubonye ingaruka aba bagabo babwabo bigiramo bo bifatira umwanzuro yego bo bifatira umwanzuro bubwo bakiyica bikarangira noneho aba bagabo bo bandi bo barimo barafata abagore babo tsindage itonde bo bakabiyicira oya ukira aho ngaho Emmanuel so ari boss wibiza ikintu kirya abagabo cyane ni imitsi kisa ikintu kirya abagabo tsindage ni imitsi ni imbaraga se niki nyine manza wumve ntabwo uwo mwana burya uwo mwana nta kibazo ateje sibyo ahubwo umva ahantu hagiye kuza ikibazo nyirubwite nta kintu yigeze avuga ahubwo wowe umaze igihe ukorera umutungo
ukorera ibintu urumva ariko bizajya kuribwa n'abanyamahanga. None se ubundi numara gupfa urumva icyo kintu nicyo kintu kirya abagabo utagira ngo nifuhe utagira ngo nifuhe wibitindaho nifuhe none ubundi ndi umaze gupfa bya bindi ubundi kuba bisize kuba utabitwikanye nabyo wabyumvise none ubundi biri ariko ari ubitanzwe babigeneza. Sindagira tujye turemeranya abagore bakora muri iki kinyejana ni bake sibyo ibyo ndabyumva bakora nibo bake ariko bagore n'abakora nyine hari n'abakora ariko uzareba abagore bakora buryo nta n'amafuti bagira habirwa n'iki sambara wasambwa ari kuvuga ngo sindagira reka nze nkubwire 90% by'ingo zisenyuka ubusanga abagabo baragiye mu rupagasa abagore bari mu rugo sibyo yego ugasanga ayo makimbira umugabo aratashye asanze ibyo byose byarabaye ni wantu hava makimbira. Rero dusaba marayika atubwireho ng'abagabo baduye kwihangana ahubwo nicyo nashakaga n'ibindi kubwira sinzi byari byo. Dusaba mwuka wera dusaba Imana yongera igere ku mitima y'abagabo bayakira cyo babuze no kwiyakira muri make ariko ikindi tubwire Uwiteka agere mu ngo zubatse ashire mu mwuka wera bagende bahuze sindagira unadusengere natwe tutarabijyamo turi kubona bikaze marayika busize twasanasa navuga ngo Mana ongera ugaruke mu ngo cyatwaye kwangira cyose matwara rizamuye Mana yongere yubake ngo izana urukundo mu ngo zubatse abantu barimo babanye nda rukundo umuntu akumva wabaye mu nzu ari byo uvuga ngo yishakira ubutunzi ariko hagati n'umugore we ari ibibazo nda rukundo ruhari mbagahurira mu modoka ariko bataha ngo bakabasha mu cyumba cye n'undi akajya mu cyumba cye kandi bariho. Rero Uwiteka yongere asuke mwuka wera mu ngo zubatse imitima y'abagore Imana yongere yimanukemo imitima y'abagabo Imana umwuka yongere agira uti ayimanukemo mbese data uwo mu ijuru yongera azakora operation kandi regasano mu Rwanda gusa icyo kibazo kiri iki n'isi yose kiri ku isi muri rusange ni ku isi kuko uri mu Rwanda arimo ararira uri muri Kenya arimo ararira uri muri Tanzania arimo ararira uri mu Burundi arimo no muri Kongo barimo bararira Uganda barati rwose ngo biraducanze ko umugabo ugira ati rwose ndarusha waje ko hamwe umugore ati naje ndarusha ukibaza ibi bintu Yesu we wenyine urugamba tubarire Yesu ariko wabonye irankuru ya Kibonke nayibonye kandi nabuze nyirebaho n'abanakoze wasanze ubonye ashatse kubikwepa kandi nabuze nyirebaho sindagiye birababaje pe no kundu pamuzimyaga nasa tubigenze n'ibyahanuwe isi bibi mu mizi zaza kandi buje mayanga ibyahanuwe feyake ntago bizasorera amabuye nitwe n'ababwira ngo umwana na nyina bazatandukana umugabo n'umugore bazatandukana ni ibyahanuwe ndakubwira kute umugabo ubiyaye n'umugore 3-4 ahangara gafati inguni cyangwa umukuru cyangwa ishoka akatemagura umugore wamusasiye imyaka 10 gutumwana wigeze umva umwana wigeze yica ababyeyi gutumwana ware watwita amezi 9 umwana ukamurira ishuri yarangiza akavuga ngo ndagukiri mama we cyangwa ukuri papa we nahise irangiriye sindeye kamuyakirire mu ijambo ry'Imana umanzo nadusengera Yesu yongere yubake yongere yubake kariho rwose mu ijambo ry'Imana Yesu kadusenge tubwire data yongera asigasira ingo mwuka wera yongera usuke mu ngo mwuka wera agire mu byumba yego turaramo Yesu yongera kure mu operation agere muri salo twicaramo n'abafasha bacu Yesu akure mu operation agere ku rubyaro rwacu Yesu yongera kure mu operation urukundo rwarakonje nibyo rwose kandi rugeza mu zumu bubatse urukundo rurakonje
Mana yacu, Mana yo kwizerwa, uri Mana yo kwiringirwa, uri umukozi w'umuhanga, uri isambi itarumba, uri nyagora ku ngoma Kristo. Turaguhenzahenze muri aya masaha, twemerere tuzanye icyifuzo cy'ingo zubatse, twemerere Mwuka Wera wongera ushyiramo umwuka wo gusabana, abapapa basabane n'abafasha babo, abana basabane n'ababyeyi babo. Uri Imana ifite ubutwari, uri Imana ifite ubushobozi. Latosi efoneba, Mwuka Wera tembera muri izi ngo. Uri Imana igira neza, uri Imana itabara. Ndakwinginze Kristo mwiza, izi ngo zubatse ngo ruzigarukeho. Kura umwijyane mu ngo zubatse. Uyu mudayimoni wo gutatanya ingo ndamufata mbere mu izina rya Yesu. Uyu mudayimoni wo gusenya ingo ndamutesha agaciro. Uyu mudayimoni utuma abagabo biyahura ndamutesha agaciro. Uyu mudayimoni wo gukorera mu bagabo bakica abafasha babo ndamutesha agaciro mu izina rya Yesu. Nyemerera kuko uri umwami w'abami, nyemerera kuko uri umukozi w'umuhanga, kandi Latosi efo uri imbaraga z'abakwizera. Mana ongera utanga ubusabane mu ngo, izi ngo ngera uzigarukeho, ngo zubatse zigarukeho mu izina rya Yesu Kristo. Kura mu mudayimoni urujyajyana, uyu mudayimoni wo gutatanya ingo, uyu mudayimoni utuma ingo zitavuga rumwe. Imana ndaguhamagaye Kristo, nyemerera kuko uri umwami w'abami, nyemerera kuko uri isoko ry'amahoro, uri umukozi w'umuhanga, kandi Latosi efo ongera utanga amahoro muri izi ngo. Urunago ruri gushaka gusenyuka, Mana ngwino wongera urwubatse. Aba bari kurara birukanganaho, Mana garura amahoro muri izi ngo. Duha kuvuga rumwe n'ingo twubatse, duhe kuvuga rumwe n'abo twashatse, duhe kuvuga hamwe Kristo, duhe gutahiriza ku mugozi umwe. Turi abagabo tugarukeho, abafasha bacu bagarukeho, abantu baduhaye bagarukeho Kristo. Twemerere Mwuka Wera. Shatani yarinjiye twararangaye, mudayimoni yinjirira mu ngo, ariko ngero uduha imbaraga. Data ngero uduha imbaraga. Samusoni yarakubwiye ngo duha imbaraga z'akanya gatoya. Abagabo mbasabiye imbaraga, ababyeyi mbasabiye imbaraga. Mana ngero kore operasiyo, kore operasiyo mu byumba birwamo, kore operasiyo mu byumba bararamo, mu masoro bicamo. Ngero kore operasiyo ndabakije inama n'ingo zabo. Ndakwinginze Mwuka Wera, ndakwinginze mwami w'abami, habwa icyubahiro Kristo. Uri Imana ikusana ubusabane, uri Imana ihindura ubuzima. Mana ongera umurike Kristo. Abagabo ngero utumurikire, abafasha bacu ngero bamurikire, kuko uri umwami w'abami, kandi Data uri umukozi w'umuhanga. Ndakwinginze ngo muri aya masaha bane natwe mu izina rya Yesu. Vuga butumwa ari bane natwe, umuco we wongera utumurikire, kandi Latosi evo wongere wubaka ibyari bisenyutse, wongere wubaka ingo zari zihirimye, izisigaye zisigasire Kristo, izi ngo zisigasire. Mwuka wawe nutembere, Mwuka nutembere muri izi ngo, Mwuka nutembere ku bagabo, Mwuka nutembere mu miryango tuvukamo, Mwuka nutembere mu miryango twashakiyemo. Mwuka Wera tembera, tembera kuko uri umwami w'abami. Si yose twishize mu bise by'amaraso yawe. Turakwinginze Mwuka Wera, habwa icyubahiro Data. Wewe ushomenya imitima ihagaze, warangiza ukayihumuriza. Humuriza ababyeyi, humuriza abagabo, kuko uri umwami w'abami, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. 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 Rero Imana idukomereza amaboko. Imana ni ukuri igaruke ku ngo Cyane rwose. Igaruke ku ngo. Bana hoze mbireba mbyinda byitegereza, mwumvaga ndi kubikwepa. Neje muri byo nabonye by'umugabo wishe umugore. Vuga Imana isirashaje. Sirashaje. Ariko ndagira ngo mbabwire mugabo, nubona mwababyeyi mwe mufata, niba urukwana bimeze gutyo, egera Imana. Yego. Uyihenda hende. Wa mugabo nubona urugo ndamara ufite, egera Imana. Nubona byanze usaba Imana ubwenge, iguha icyerekezo. Oya nibyo. Tukeneye icyerekezo. Bagabo bakeneye icyerekezo. Ababyeyi babona byanze basaba Imana ubwenge, baha icyerekezo. Katuri ijambo ry'Imana hano muri Petero wa mbere ibice 5:6. Amen. Amen. Haravuze ngo Petero wa mbere ibice 5:6 avuga ngo nguko nuko niko mwicisha bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashire hejuru mu gihe
gikwiriye. Nuko mwicisha bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo abashire hejuru mu gihe gikwiriye. Amen. Iri jambo ritubwiye ngo iki? Riravuga ngo nuko twicishe bugufi. Yego. Mwababyaye mwe mwicishe bugufi mu ngo zanyu. Mwabagabo mwe mwicishe bugufi kuko turi munsi y'ukuboko kw'iki? Kw'Imana ishobora byose. Waba ufite amafaranga icishe bugufi. Haba ndayo ufite icishe bugufi. Haleluya. Waba ufite imodoka icishe bugufi. Waba ufite inzu icishe bugufi. Kukije amaravuga ngo icishe bugufi kuko uri munsi y'ukuboko kw'Imana. Haleluya. Rero yuri mukobwa kw'Imana, umaze kumenya neza yuko uri mukobwa kw'Imana, wicisha bugufi ukayoborwa nayo. Haleluya. Wa mubyeyi we manzi uce bugufi umenya kuko uri munsi y'ukuboko kw'Imana. Numara kuca bugufi kuko uri mukobwa kwishobora byose, Imana izakwereka inzira ugira ute unyuramo. Haleluya. Uyicishe bugufi muri karitsiye utuyemo. Wa mupapa wiga guca bugufi kumufasha wawe. Haleluya. Wa muvuga butumwa iga guca bugufi mwivuga butumwa ryawe. Uyu kibonge yaca bugufi akamenya ko ari munsi y'ukuboko kw'Imana, aba yagishije Imana iki? Inama. Haleluya. Ndashaka ngo twinginge Imana itwongere tugarukeho. Turi munsi y'ukuboko kw'Imana. Haleluya. Kandi dukeneye gutabarwa nayo. Yesu nashimwe cyane. Ba mubyeyi wenda kwinginga ngo ongera uce bugufi. Niba wubatse urugo ica bugufi. Reka kwishira hejuru y'umugabo. Na wa mugabo wica bugufi wishira hejuru y'umugabo. Muje inama ng'abantu bashaka gukorera iki? Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Abantu turimo turazana gutaca bugufi. Mundu yawe amaze kubona ati nje ndi boss. Ndeka ngo ubwo umugabo witwa Nebukadinezari yanze guca bugufi, aja mu ishamba rishimya 7. Abana n'inyamaswa kuko yanze guca bugufi. Haleluya. Ngo azanije avuga ngo iga guca bugufi kuko nuko waba ukomeye kose, uko waba ufite ibiro kose, hejuru yawe hari Imana. Kandi Imana yagucisha bugufi uwakubahaga akagusuzugura. Iyi Imana yagucisha bugufi utarakubahuka akakubaka akagukandagira. Haleluya. Ndakwinginga ngo iyo butike ufite itera gutuma wishira hejuru. Dore abantu benshi ndakindi bari gupfa, barimo barapfa amafaranga. Ayabona Kristo hejuru ati ndakomeye. Ndawukomeye uretse Uwiteka. Haleluya. Menya ngo hejuru yawe wewe uri kwishira hejuru hari Imana. Rero ijambo rivuga ngo ica bugufi kuko usobanukirwe neza. Uri uko waba uri kose uri munsi y'ukuboko kw'Imana. Wagendera mu ndege uri munsi y'ukuboko kw'Imana. Watura muri Amerika uri munsi y'ukuboko kw'Imana. Ndago nzicurico uco waba uri cyo cyose uri munsi y'ukuboko kw'Imana. Watunga amafaranga nganitsi, menya ngo aya mafaranga ko waba yatunze kose uri munsi y'ukuboko kw'Imana. Haleluya. Wakubaka etaje kagerekerana 5. Muri Amerika bigeze bishira hejuru, ndibamenya yuko ari munsi y'ukuboko kw'Imana. Haleluya. Imana irangije ibateza iki? Umuriro. Ibateza umuriro. Yesu nashimwe. Ariko iyo basobanuka yuko ari munsi y'ukuboko kw'Imana, uragira bari abantu yabateje wari waciye bugufi umubyeyi wari uzi yuko ari munsi y'ukuboko kw'Imana. Inzu ye ndacu yigeze iba. Inzu ye yasigaye bwuma, inzu ye yararokotse kuko yagumije kuyihendahenda. Waravuga ngo nje uko biri kose ndi munsi y'ukuboko kw'Imana. Ndakubwira ngo iga guca bugufi utitwaje ngo ufite diplome, utitwaje ngo wize kaminuza. Ayo mashuri yawe ufite uko byaba uri kose, ayo mashuri ari munsi y'ukuboko kw'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nanjye ubwanjye zineza yuko ni kumuboko kundi mukumunsi y'ukuboko kw'Imana. Bishop ndeza amatwi cya bugufi kuko uri munsi y'ukuboko kw'Imana. Muririmbyi cya bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana. Yewe uko uyobora hose uri munsi y'ukuboko
kw'Imana. Wikibyimbisha uvuga ngo nce nageze wageze heza ngo nce ngo mimi ngo ndi umuhanuzi ngo ndi bishop ngo mimi ngo nce ngo ndi uko wahanura kose uri musuko ko kwiki kw'Imana. Haleluya. Amen. Mureba ngo ndi potere ngo nge ngo nahanura izuba rikava ngo nahamagara ngo imvura ikaza ihamagare cyangwa uyihamagare ariko uri musuko ko kwiki kw'Imana. niba ari Eliya ni Eliya ugeze urwana n'abantu ariko umunsi umwe yumvishe ngo Yezebeli araje yibagirwa ko ari munsi y'ukuboko kw'Imana ntiyirutse se yarirutse Yego. kandi yari amaze guhangana n'abahanuzi bamaze no gupfa ariko yumvishe ngo umugore araje abagore Abikubwiye. yumviye yirengagiza abahanuzi baba yari hanganye nabo ngo ariko amaze kumva ko umugore aje Eli arange yashiramo akarenge ariruka arahunga cyokoze iyere yakoreye iyere idapfa ngimusanga munsi y'igiti amubwira ngo Eliya we akira agatsima akira inyama wirire nubwo wagize ubwoba ugatinya umugore atari ko umugore ari munsi y'ukuboko kwanjye humura. Amen. Amen. Yesu ni yamamare. Amen. Yesu nashimye. Sayimbaza. Umurongo wa 7 avuga ngo muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Nubwo bimeze gutyo numara guca bugufi ukamenya kuri munsi y'ukuboko kw'Imana uyikoreza amaganya yawe yose. Yego. Biragusanda ngo wayikoreza amaganya yawe ukishira hejuru. Oya manza worohe numara koroha neza ubona uyikoreza ibibazo ufite kuko yavuga ngo munyikoreza amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe. Iyo yikoreje amaganya yikwitaho ariko iyo wishize hejuru iragukwepa. Haleluya. Kuko irakureka izo mbaraga wishingikirije wanayisenga ikakureka kitakumva. Ariko kiravuga ngo nimumara guca bugufi wa mugabo numara guca bugufi wa mubyeyi numara guca bugufi wa mukobwa numara guca bugufi wa musore numara guca bugufi yikoreza amaganya yawe. Nuyikoreza amaganya yawe irayumva kuko ngo yita ku maganya yacu. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 8 mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera ku gitare yivuga ashaka uwo aconjomera. Twirinde ibisindisha niba dushaka kwikoreza Yesu amaganya yacu niba dushaka kumwikoreza ibibazo byacu twirinde ibisindisha twirinde ubusinzi twirinde ubujura twirinde kubesha twirinde urwanganyi twirinde amatiku. Ibyo nitumara kubyirinda wikikoreza Yesu amaganya uri mu zindi nzira. Amen. Yo tugeza ku businzi n'ubujura n'ubusambanya abantu baraturwanya ariko reka tubabwize ukuri ko nicyo twamagariwe. Wibwira Yesu ngo ngeneye umugabo ukamwikoreza amaganya ngo ngeneye ngeneye umugabo kandi mukitono mukandi kandi ukaja gushaka undi ujyamana nawe wakangaje kwiyana ngo ngeneye kunyubakira urugo. Ibyo birambikiye hasi umwikoreza amaganya wa muko mubye ngo mfite imyaka 35 nda mugabo mfite ariko ndamukeneye. Rero ukiri mu bujura ukiri mu businzi cyokoza n'ubusinzi waba umwikoreza kombwa ngo witeka byarananiye ariko ari uko wabigenza agava mu businzi. Ubusambanyi bwarananiye ndabukwikoreje ari uko wabigenza ubusambanyi ngaburika. Haleluya. Ubujura bwarananiye ariko nje imbere yawe ngwikoreje ubujura bwanje gira uko ubigenza urebe ko umutwaro wawundura. Yesu yawugutura uciye bugufi. Yesu nashimwe. Icyo navuga ngo mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Cyangwa bavuze ngo umuntu wacu avuga ngo mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye muzi yuko bene data bari mu isi muhuje
umubabaro nubwo turimo turira ku isi abandi duhuje umubabaro ariko turwanye shetani tugeze uti dushikamye uve mu businzi ubyanga urunuka ubusambanyi ubwanga ubunuka ubujuru ubwanga ubunuka haleluya numara kuburwanya ubone wikoreze Yesu amaganya yawe yose amen amen umurongo wa 10 yashanga ariwo dusuzerezaho yego kandi Imana igira ubuntu rwose yabahamagariye ubwiza bwayo kubohora buri muri Kristo izabatunganya rwose ubwayo ibakomeze ibogereze imbaraga nimumara kubohozwa kubabazwa akanya gato izatubohora nituma nubwo tubabaye nakakanya gato nubwo ushonje ubwo gusonza nubwo akanya gato haleluya nubwo uri mwikode ubabariye mwikode nakanya gato mpamvu ari akanya gato nuko ugiye kumwikoreza amaganya yawe yose amen password ni ukwizera Yesu wamara kubwizera ukamwikoreza amaganya yawe ukamwikoreza ibibazo byawe kuko iratubwiye ngo nubwo ubabariye mwisi ariko uwo mubabaro ni wakanya gato nubwo abantu bakuvuga reka bakuvuge none ejo bazakurekura nubwo abantu bakurogesheje akanya gato haleluya nubwo urwaye uburwayi ubwo burwayi nubwo akanya gato ubwo bukena nubwo akanya gato ico gihombo nico akanya gato kuba utari wabona urubyaro ndibivuze ko urubyaro rudahari nubwo akanya gatoya Yesu nashimwe cyane ndakwinginga ngo reka uwo mubabaro ufite gira ibyiringiro ko nubwo ubabaye ni umubabaro w'akanya gatoya nubwo ufite amarira ni amarira y'akanya gatoya nubwo wa mukobwa urimo rukwangwa none ejo bazakwemera icyo cyangiro n'icyo akanya gatoya haleluya nubwo uyu mwana wawe ndabwenga afite none ni iby'agahe gateje azazana mu rutameza haleluya nubwo uri gucuruza ugahomba ico gihombo n'icyo akanya gato ejo uzacuruza wunguke password va mu businzi va mu bujuru va mu busambanyi uve mu buhehesi uve mu matiku uve mu magambo ibintu biharire Yesu ako karengane kawe wikirwana urugamba Yesu aje kukusobanura uriwe wiburi mukigaragaza ngo wisobanure urisobanura kumva ninde hanga amaso Yesu uzakura mu kigeragezo Yesu uzagukura mu ndambara Yesu uzakura mu butayirimo Yesu uzakura mu bushwambagara wambaye Yesu uzakukura muri priyave Yesu uzakwishura amadeni wewe n'umuhanga amaso Yesu azaguha urushoro haleluya kwira tubwiye ngo umubabaro ni wakanya gato niba ari wakanya gato ya rero ejo mu gitondo ubuzima bwe bwahinduka mu kwa 10 ubuzima bwe bwahinduka mu kwa 10 nako ubuzima bwe bwahinduka mu kwa 12 wakora ubukwe mu kwa mbere wagura mu inzu Yesu nashimwe nubwo mu 2025 bitakemera 2026 bizemera password nuko wizera Imana kuko ijambo ry'akababaro dufite fiya nakakanya gato amarira mfite none tsindagira nakakanya gato umubabaro mfitiye mwikode ngetse ni wakanya gato nubwo wabona indambara ziba indambara niza kanya gato Yesu azanye ijambo yakubye ngo ihangane indambara urimo uzazirwamo uburwayi urimo ndaguzabupfiramo ubukene ufite ndaguzabupfiramo kwambara ubusa ndaguzagumiza kwambara ubusa uko urukuburara ndaguzagumiza kuburanda bibona ndabyo kujya ufite bihagije ariko nakababaro kakanya gato nagasabune kumugenzi Imana irimo kugusiga haleluya nyuma y'umubabaro uzajya uhaje nyuma y'amagambo uzatambuka nyuma wo gutotezwa uzabona injuti nyuma yo kwangwa nyuma kakababaro kufite nyuma y'ubuzima rubundi buzima ihangane mushiki wanje mukuru wanje ihangane mwene data ihangane murumuna wanje ihangane aho waba uri hose akababaro imo nakakanya gatoya akahatwa gukoresha nakakanya gatoya amagambo kuvuga nakakanya gatoya password zere Yesu akakanya gatese nakagukuramo uzaba umuntu ngabandi yego haleluya uzaba umuntu ngabandi nubwo bari kuvuga ngo upima 35 nakababaro kurimo kuhagaza makanya gatoya nagashuruza kakanya gatoya sakurambitsemo ariko ko kabona akagukuramo uzatabarwa Yesu nashimwe bagabo bari bakiza akababaro kakanya gatoya ni Petero na Yohana barayijoro baroba buca mu gitondo ndacu bafashe kuko karakababaro ariko Yesu abagezeho
amenya ko bafite umubabaro arababwira ngo nimwongere murobe. Babaye mu mubabaro w'akanya gatoya ariko bararoba amafi barayabona. Ubwo ufite n'ubwici, gira kwizera kababaro kupfa kumenye ko Yesu amenye kuri mu kababaro k'akanya gatoya. Uwo mubabaro umwanya mutesi agiye kugukuramo. Babara gatoya ntago mwakuzarangura ikibabaye, ntago uzarangira ibyawe byabuze agaciro bidafite agaciro. Abakiri muri ababura nuko ari akababaro k'akanya gatoya. Rero kakababaro nikavaho ugiye kubona bakiri mu izina rya Yesu. Yesu akwambika imbaraga, warungurikiye Yesu akubohore. Ni wowe uzi umubabaro urimo, ariko nakubwira ngo uwo mubabaro w'akanya gatoya. Yesu nashimwe cyane. Ni wakanya gatoya n'ukuri. Kandi mugire kwizera Yesu aratabara. Ndakura Imana itakura umuntu. Iyageze kwa Moridekayi nawe izagera iwawe. Iyahinduye Yesu itera ubuzima nawe izaguhindura ubuzima. Nawe ndagira ngo ngubwire ngo nakabaro k'akanya gato wari urimo, ariko Yesu agiye gukura muri ako kababaro. Nakazitiro wari urimo, nawe bari bakugoteye mu kazitiro. Yesu aciye akazitiro, Yesu aciye umugozi, Yesu akuyeho borokaje. Nakanya gato wari uhagazemo, ariko ako kababaro kihanganire, kuko Yesu agiye gukura mu izina ryande, mu izina rya Yesu. Numvaga rero abantu bari mubabaye, muhumure, nakababaro k'akanya gatoya. Yesu agiye gukuraho borokaje ku buzima bwawe mu izina ryande rya Yesu. Amen. Fia niryo jambo rero mfite kubwira ubwoko bwawe. Karame. Ntakubeshya. Iyo ubwirije mpita mpindura nkumva nkiyumva ndi imbere pastor ampagaze imbere ari kwigisha ibintu byakaze. Ni akababaro k'akanya. Mbese urabonye umubabaro wawe ari wakanya gato. Ukuri ko Imana uramfasha pe. Imana ishimwe. Uramfasha mpamo y'Imana. Imana habwe icyubahiro. Kandi buriya hari igihe abantu bumva ari ibintu byoroshye. Sinzi wavuze ngo ubona bigisekeje. Ubona bigisekeje. Witeka we. Ubona bigisekeje iyo nawe inkoni itarakugeraho. Ariko n'umubabaro w'akanya gato. Igukubite, igucuranure, igucurike, igucurukure. Yego. Ewana. Isi kayo si kwemeza. Isi iragukaranga. Ariko naje gusanga nitwe tubyitera. Kadusenge fia. Banza wumve. Uyu mubabaro ni wakanya gato ihangane. Ibi bintu byose nitwe tubyitera. Gute? Burya njyewe maze kumva ko nk'ukuntu bivuze. Burya password ni ukureka ibibi. Ubwo busambanyi cyane, ubwo buhehese, yego, matiku n'ibiki tukanegera ko tugatinya Imana. Yego, tukamenya ko turi munsi y'ukuboko, kwavuga ngo nibwo ibi byangiye kubikora, ariko ni munsi y'ukuboko kwiki kw'Imana. Hera ko nkubitisha ndakora. Sinagi karame sengera abantu. Ariko mbere yuko usenga ndagira ngo usenge dusoza. Sibyo? Hari umuntu ukubonye hangaha bwa mbere. Yego. Sibyo? Hari umuntu ukubonye hangaha bwa mbere. Yego. Sindage ntakubeshye wuzuye amavuta y'Imana. Ngiye nkubonye bwa mbere. Burya nshobora kwifuza gusengana nawe. Ariko barabyifuza benshi. Sibyo? Ukubonye bwa mbere. Witeka we. Ukuntu nanjye nakubonye bwa mbere ngahita avuga ati ubundi ne narayobye. Ko wavuze. Ari abantu. Yego. Sorry. Hari abantu batajya basoza ibiganiro. Kandi inyuma niho hari ukuntu umuntu yakubona. Niho dushyira amanimero, niho dushyira mw'abantu mwe mujye mukurikirana ikiganiro mu kirebe mu gisoze kugira ngo utaza kumpamagara umbaza nimero ya runaka. Baraguhamagara noneho. Koko. Barampamagara. Ariko hari uburyo twakoroheranamo. Burya ugukeneye ajya areba buri kiganiro cyose dukoza ahangaha. Dushyiraho nimero y'umutumirwa. Niko kuri buri kiganiro rwose mujye mukireba mu gisoze. Nibyo byiza. Bakureho niyo nimero. Imana ishimwe. Turagukubona ku iyo nimero rero. Rero nicyo naringamije. Ariko bamenye ko bari munsi y'ukuboko kw'Imana, ibyo bakora byose. Wuzuye amavuta wa muntu. Ni 0788. Yego. 61 49 yego 16. Again. 0788. Yego. 61 49 yego 16.
karibu n'isengesho. Turagushimye mwami Yesu, turagushimye yuko uri Imana ibanye natwe muri iki kiganiro. Ndagushimye ko ari abantu ugiye kubohora, abakobwa ugiye kubabohora, abagabo nabo ugiye kubabohora, ari abamama ugiye kubohora nabonaga baboshwe, ari abarwayi ugiye gukiza kuko bamaze kumenya ko ari munsi y'ukuboko kwawe. Latosi efo bamaze kumenya neza ko nubwo umubabaro uhari ari umubabaro w'umwanya mutoya, ugiye kumara abagabo umubabaro, ingo ugiye kuzimara umubabaro, abana bacu ugiye kwamara umubabaro. Ndagushimye Kristo kuko uje guhindura ubuzima. Latosi efo uyu murwayi ugiye kumukiza mu izina rya Yesu Kristo. Wari ugiye guterezwa cyamunara, ugiye guhagarika cyamunara mu izina ryawe Yesu Kristo. Rengera ubwoko bwawe, rengera abababaye Kristo, rengera imfubyi elatosereva, abapfakazi barengera nyagora ku ngoma. Uri Imana itabara, uri Imana ihindura ubuzima, uri Imana ikura umuntu muri kuberi. Latosi efo warangiza ukamukarabya. Nyemerera marayika ushinzwe kubohora, ubohora ubaboshwe Yesu. Muri wese yemere elatoserevo basobanukirwe ko ari munsi y'ukuboko kwawe, basobanukirwa yuko uri hejuru ya byose. Kandi uri umukozi w'umuhanga. Bwoko bwawe ndabusengeye, abarwayi ndabasengeye, abanyamadeni ndabasengeye, ababuze akazi ndabasengeye, kugira ngo Kristo tutanga akazi. Latosi efo abakeneye perime ndabasengeye, abari kuri provuzwa ndabasengeye. Mana hindura ubuzima, abahereza ubwenge, uyu ugiye kongera gukora atsinde mu izina rya Yesu. Ndabaturaho uburinzi, ndabaturaho amaraso ya Yesu. Ni ku kwezi kwa gusoze bafite amahoro, uku kwezi Latosi efo urinda abagabo imbanuka, ababyeyi barinda imbanuka mu muhanda, ukuri inyatsi mu biganza byacu, kuri inyatsi mu bacuruzi, abatagira urushoro baha urushoro. Mbamagaye imbaraga zizana amafaranga, mbamagaye marayika ushinzwe kurihira imfubyi, marayika ushinzwe gutanga amanerivara, marayika ushinzwe gutanga ubwenge, marayika ushinzwe gutanga amazu, marayika ushinzwe gukura umuntu mu makode. Wowe utwishurira amakode, dukeneye kuzaduha n'ibyangombwa byacu Yesu. Duhagaze mu kwizera, duhamagaye inyenyeri y'ijuru ibane natwe. Marayika ushinzwe guhindura ubuzima, ahindura ubuzima batakira akazi, wohereza akazi, uduhindira imibereho. Ndatura uburinzi ku bwoko bwawe, ndatura amaraso ya Yesu ku buzima bwawe. Inyenyeri y'uburinzi bagumeho. Ndangije mbifuriza umugisha, ndangije mbifuriza amahoro y'Imana, mbifurije mukubwira ngo Kristo utanga icerekezo ku buzima bwabo mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.